Aha, reka nongere nifurize ibihe byiza abantu bose bakurikiye YouTube channel ya Park Patrick. Hari abantu bagiye bareba utuntu nagiye nshyiraho tw'utuvideo twa gitari, barambwira bati se waduhaye nuko twakwiga gitari, wenda bifuje ko ari jye wabibigisha kuko nzi ko hari abandi benshi babikora. Nanjye numvise ntabatenguha. Mu by'ukuri kugira ngo wige gitari biragusaba kuba ufite gitari nyine. Umaze kugira gitari, ikindi kintu bigusaba gushyiraho umuhate, hanyuma nko kwiga isomo numva ryakubera ryiza ryaba irya mbere ni ukumenya nyine ikintu ugiye kwiga. Gitari igira ibice bitatu by'ingenzi aribyo tugiye kureba. Iki gice cya mbere twakwita nk'umutwe mu kinyarwanda, ariko mu ndimi z'amahanga mu gifaransa twacyita réglage, pariti ya réglage, mu cyongereza tukayita turning part. Iki gice nicyo nyine iyo ugiye gucuranga bitewe na gamme ushaka gucurangiraho, ku bantu babimenyereye urayiregla ukayizamura cyangwa ukayimanura ukayishyira kuri fréquence iri hejuru cyangwa kuri high frequency, cyangwa ukayimanura ukayishyira kuri low frequency bitewe na gamme ushaka gucurangiraho. Hanyuma ikindi gice igice cya kabiri twakwita nk'igihimba, ariko nubwo hano cyaba nk'igihimba tugiye kubigereranya n'umuntu, hano ho cyitwa neck mu cyongereza, mu gifaransa ni manche. Iki gice nicyo ufatiraho imirya ni iyi migozi, mu cyongereza bayita string, mu gifaransa ikitwa corde. Hanyuma iyi mirya niyo ucuranga igaproducinga sound iri agréable à l'oreille. Ku bazi musique definition yayo, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Hanyuma ikindi gice ari nacyo twakwita icya nyuma ni iki gice. Iki gice bacyita boot cyangwa kikitwa mu gifaransa case cyangwa kikitwa body. Iki gice nicyo giproducinga sound wumva wafatiyeho hano, wanaregeye hano hejuru, hanyuma iyo sound ikaza iri agréable, mbese iryoheye amatwi. Iki gice rero gifite nacyo ibice bibiri. Reka wenda mpite mpera hano nzamuka nsobanura buri bice bigize igice. Gifite ibice bibiri urebye by'ingenzi. Hari iki gice twakwita bridge, aricyo gice ubona gifatiye aho imirya ifatiye. Utu tuntu tujya tuvamo umurya iyo ushatse wenda nko guhindura imirya, ushaka gushyiraho indi mishya, iyindi ishaje, utu tuntu dukuramo hano kuri bridge, hanyuma ukasesekamo. Ni irindi somo naryo umuntu yari kwigisha wenda ubishaka. Hanyuma iyi bridge niyo pati yindi twavuga iri kuri hano kuri body cyangwa kuri boot cyangwa kuri case. Hanyuma indi pati ni iyi pati ubona imeze nk'umwobo, mu cyongereza bayita sound hole. Mbese ni uyu mwenge ukubitaho imirya, hanyuma igaproducinga, ikazamura ijwi ari ryo wumva iyo umuntu ari gucuranga gitari. Hanyuma tugarutse kuri iki gice cya manche cyangwa cya neck, iki gice urabona kigiye gifite kwanza imirya ariyo string, ukayibona ariyo string imirya. Hamara kuvaho imirya urabonaho utu duce, utungutu hano aka kazu ariko bita fret mu cyongereza, mu gifaransa bakakita case. Wanabara udukaze cyangwa udufurete turimo hano ubaye interested. Hanyuma ikagira n'akagabanya akazu kamwe n'akandi, akangaka bakita fretboard mu cyongereza, kaze cyangwa fret, hanyuma akangaka kakitwa fretboard. Aka kagabanya akazu kamwe n'akandi kugira ngo bitandukanye nyine umenye ngo umurya nkufatiye mu kazu ka mbere, aka kabiri se, aka gatatu se, bitewe n'inota ugiye gufata cyangwa akoro. Ibyo birangiye nkweretse akazu, nkwereka ikigabanya akazu ariyo fretboard, kano kantu kamanutse gutya,
Hanyuma ibyo bivuyeho, ikindi kintu nakwereka imirya ndumva nayivuze, imirya code. Turaza kubona ko buri murya nawo ugiye ufite uko witwa, buri murya ufite izina, mbese buri murya ni inota. Iyo ucuranze umurya utawufasheho burya uba ucuranze inota. Turaza kumenya ayo manota uba ucuranze ni ayahe. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi hano uba ukwiye kumenya kuri gitari, urabona utu tuntu tw'utudomo, utu tuntu tw'utudomo biba bivuze ngo iyo ufatiyemo hano, tuvuge wenda ufashe nk'inota rya do cyangwa kode ya si mu cyongereza, akoro ya do mu gifaransa, kode ya si, ugafatiramo hano, biba bisobanuye ko mu by'ukuri iri nota ufatiramo hano ukagaruka gutya, nje nkarifatira hano n'ubundi tuvuge rifite ukundi ryitwa, tuzagenda tubibona, ariko bivuze ko iri nota ni majeri, riri mu manota ya majeri kubera ahantu ugiye ufata. Utu tuntu tw'utudomo ugenda ubona hano no hejuru, tugiye turiho hano, ngaka 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 ngaka, uragenda utubona, ufite gitari urabibona. Utu tukwereka aho amanota ya majeri afatirwa cyangwa majors codes. Hanyuma aya manota ya majeri iyo wimutse ugafatira hano hatari ako kadomo, bivuze ko ugiye mu manota ya mineri. Ibi ngibi uzagenda ubibona hano iyo wiga gitari, uhera ku byo bita akoro simple codes, hanyuma hakabaho n'ibyo bita mu gifaransa akoro bare, uzagenda uzibona, hakaza na solo. Ndumva ibyo ari byo bice bitatu by'ingenzi byo kwiga gitari wiga, ariko hano ndi kugusobanurira mbese ibice bigize gitari, hanyuma ukazagenda ubona buri gice uko uzagenda wavansa. Hanyuma maze kuvuga majeri, nkavuga mineri, ko iyo uvuye muri majeri uhita ujya muri mineri, majeri, mineri, majeri, mineri, majeri, mineri, hano habiri, hano majeri. Hano ubu ngubu iyo ugeze hano hari utudomo tubiri, bivuze ko gitari yose uba uyirangije, uba utangiye. Ni ukuvuga ngo iki gice, nko ku bazi icyo bita octave kuri piano, iyo ugeze hano kuri gitari hari utudomo tubiri, uba urangije icyo wakwita octave, uba ufashe indi octave. Bivuze ngo gitari ifite octave imwe irangira n'indi itangira ariko itarangira. Ibyo ngibyo tumaze kubivuga, ndumva ibice by'ingenzi bya gitari mu bisigaye wamenya ari uko imirya yitwa. Imirya cyangwa strings cyangwa code, uri kuyibona neza, yirebe neza, ni 6: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, biterwa naho uhereye. Mpereye hejuru imanuka hasi. Hanyuma mu kuyita amazina, reka mpere hasi. Uyu murya uyu wo hasi cyane uhera, reba neza, uyu murya uhera uyu witwa mi mu gifaransa cyangwa i mu cyongereza. Uyu nguyu ukurikira witwa ra mu gifaransa cyangwa a mu cyongereza. Uyu ukurikira wa gatatu uvuye hasi, uva hasi 1, 2, 3, uyu witwa re cyangwa d mu cyongereza, re cyangwa d. Hanyuma uyu ukurikira re witwa sol cyangwa g. Hanyuma uyu ukurikira g witwa b cyangwa c, c mu gifaransa, b mu cyongereza, sol mu gifaransa, g mu cyongereza. Hanyuma d mu gifaransa, d mu cyongereza, sorry, re mu gifaransa, ra mu gifaransa, a mu cyongereza, i mu cyongereza, mi mu gifaransa, mi. Hanyuma ukamenya ko ikindi kintu ukwiye kumenya ukanitaho cyane, gitari igira mi ebyiri. Hari mi yo hasi wakwita iyo muri tenoro, uyu murya wo hasi, n'uyu wo hejuru, uyu munini cyane uruta iyindi yose witwa mi. Hanyuma ndumva isomo rya mbere ku muntu ugiye gutangira gucuranga gitari, ndumva yamenye ibyo ngibyo, hanyuma ibindi biraza mu isomo rya kabiri. Nkaba nagusaba gukora subscribe kuri iyi YouTube channel yanjye, uzajya ugenda, cyangwa kuri iyi Ogere channel yanjye, uzajya ugenda ubonaho ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibyo kwiga gitari, harimo ibyo gucuranga, harimo indirimbo za karahanyuze zitagiye ziri ahandi henshi, rimwe na rimwe utanapfa kubona ku yindi channel
njye mba nashakishije abaha. Hanyuma ndumva nashimira buri umwe wese wari ukurikiye iri somo ryanjye, kwibutsa ko bakora subscribe, like, ukanasharinga n'abandi, hanyuma see you. Yari Pareke Patrick.